munyemerere tubane muri iyi video maze twumve amabara yakozwe n'umugabo wishe mama we amutaye mu cyobo cya metero 14. Uwo mumama ari muzima ndetse akajya amukoraho ibyaframbi hejuru. Yamuhambye ari muzima, ni umwicanyi w'indengakamere. Ndabinginze munyemerere gato tubanze dusobanukirwe ku by'iyi video ntoya tumaze kureba. Uyu ni umumama wari wumiwe cyane nk'abandi baturage bose baturiye aho hantu, aho bari batangaye ati suyi ni Kazungu, ati se Kazungu yicaga nyina wamubyaye akamuheka ndetse uyu mwana akajya mwitumaho. Uwo Kazungu yarabikoze, ati se koko yaba ari we waje wiyoberanye. Kwabyuva ngo Kazungu yishe abantu, Kazungu yishe nuko shehe niwe Kazungu pe. Wasagira Kazungu wari wagarutse cyangwa nitubizi. Yesu mwiza, aya mabara yo ndayavuga ni aha ni mu mudugudu wa Gatonde, akagari ka Mutenderi n'umurenge wa Mutenderi, akarere n'akangoma, noneho intara akaba ari y'Iburasirazuba. Umwana wabyaye amezi 9 aguhamba ubona agukuramo agapira yandika ibere wonse ni ibintu bibabaje. Gitera w'ibi byose akagahinda, amaganya, kwiheba no kwibaza ibibazo byinshi n'umugabo witwa Hakizimana Jean Link. Uyu mugabo kandi akabazwi ku izina Shehe, akaba afite alimentation muri aka gace, aho yari umucuruzi wavuga uteye imbere ufite amafaranga uyahagazeho, ariko nyine ni ya mafaranga y'ahantu hatari hatera imbere ku kigero muza gihugu. Ushobora kwita wibaza ati ese noneho niki cyateye uyu mugabo gufata umugambi imugutya cyangwa se ubwayitsutya wo kwica mama we wamubyaye wamutwisa amezi 9 agenda yigengesereye. Wa mama hari abantu babifuza ko baba bafite ariko batabibona, ati ni iki cyaba cyarabiteye. Uyu mugabo mama we yamwishyuzaga amafaranga asaga miliyoni 3 z'isambu yari yagurishije, maze ntiyabasha kwita yabona. Ari nyina amuziza amafaranga y'amashakwa, amafaranga nta mashakwa. Nukuri pe, amafaranga nta mashakwa. Uyu mugabo watinyutse gufata umugambi mubisha hejuru ya miliyoni 3. Reka turebe uko uyu mugabo yafatwaga muri uyu mudugudu, imico yari afite cyangwa se n'andi mabara adasanzwe ateye ubwoba uyu mugabo yagiye akora. Uyu mukazungu Denis Mushya uzwi ku izina Shehe yarasanzwe azwi nk'umucuruzi muri aka gace. Wa mugabo wanyuragaho ukabona ntacyo atwaye, ukabona nyine ni umuntu uri normal, ariko afite utugeso two kugenda ashurashura mu busambanyi, dore ko n'umugore we yari afite ari umugore wa kabiri. Ndetse indi nkuru mbi imuvugwaho iteye ubwoba ni yuko yatinyutse kwifatira umwana we yabyaye akajya amusambanya akamuhindura umugore, kugeza igihe wa mwana yagira ubwoba akavuga ati singiye gupfa, agatabara amagara ye akamuta akagenda akamuhunga. Si ayo mabara gusa uyu mugabo ari kuvugwaho, kuko yatinyutse no gufata mushiki we nawe akamuhindura undi mugore akamusambanya. Ubwo ariko urabyumva yaga bafata ku ngufu. Mbese uyu mugabo nako umunyamabara afite amabara menshi, wumva uruhu rugatangira kugutotokaho. We yareraga wo bita Kimana, umwana waramusambanya akajya amusambanya buri munsi ye. Ibyo uyu mugabo witwa Shehe yakoraga byo nabyumvishe, numva biteye ubwoba. Gusa ndumva n'ibyamuteye byaramuteje umuryango we, kuko abo bafitanye isano bose ndumva yarabamereye. Gusa ngo ikindi kintu kiri kubabaza abantu ngo nuko undi mugore yashatse ngo wari mukase w'uyu mwana, ngo ibyo yarabizi ngo ariko ngo ntatanga amakuru. Nyine ni kwa kundi ushaka uwo muhuje. Abari baraho bose bari bafite agahinda. Reka noneho tuvuge ku bugome yakoreye mama w'umubyara, tubwinjiremo mu mizi maze twumve ubukana bwari bufite, kuko ni bwa bugome bakinamo filimi. Iyo filimi ikaba filimi ifite inkuru mbi kurusha izindi zabayeho. Reka tubivugeho. Yuhagiraga hejuru, yajyaga muri toilette amuri hejuru abizi neza kandi ngo yanatakaga. Mana yanjye, komeza utubwire ibya Shehe. Harangije akajya amubaza ngo se mukecuru, za miliyoni washakaga n'ubu tuzigura cyazishaka? Uyu mu Denis Mushya nako uyu Kazungu nako Shehe Mushya waje ufite ubukana bubi ariko abukorera umuryango we,
warihariye ngo ariko ngo icyababaje abaturage bose ni uburyo ngo ibi bibi byose yabikoraga ngo akajya mu nzu ngo akaryama ngo we n'umugore we ngo ariko umugore we ngo akaguma yirengagiza ngo ntabyo azi ngo ariko ngo ibimenyetso bigaragara n'abari kurarira bari kuvuga ngo umugore yari abizi maze ngo uyu mugabo n'umugore we bakiryamira nta kibazo bafite. Umutima bunyamaswa kwa kundi inkweto harya ngo ifite iyayo nta nkweto yabuze iyayo pe. Abari bari aho bose bakomezaga bavuga iyi nkuru mu magambo ameze utya. Umubyeyi akarya amabyi yicaye muri iyi nzu aryama akaryama n'umugore we. Reka tuvuge ku mpamvu uyu mugabo bahise bamugereranya n'uwitwa Denise n'icyabiteye cyangwa se impamvu babonaga afite ishusho nk'iya Denise. Bakinjira aho uyu mugabo yabaga binjiyemo basangamo icyobo kirekire cya metero 14. Icyo cyobo aricyo cyari kirimo mama we umubyara, ndetse nyuma yaho bahise binjira mu yindi nzu yari aho hafi basangamo n'ikindi cyobo nacyo cyareshya gutyo ngo ariko muri icyo cyobo hasi mu muvumo hari harimo inzira imeze nka tano yahuzaga ibyo byobo byombi. Akaba ariyo mpamvu abaturage bari baturiye aha baheraga bavuga ko bakinjira mu nzu ye bakayisaka bakareba niba nta bindi byobo byaba byari birimo n'abandi bantu ashobora kuba yarishe, dore ko ndetse muri aka gace ngo haherukaga kumvikana indi nkuru mbi y'umuntu wari utwaye moto watezwe maze moto ye igatwikwa agahemukirwa. Ibyo rero abaturage bahise babihuza n'uyu mugabo bitewe n'ibi byobo babonye bakekaga ko yabicukuye kugira ngo ajye abijugunyamo abantu. Akaba ari nayo mpamvu bahise babihuza na Kazungu Denise, kuko uyu Kazungu Denise nawe yari afite ibyobo yatagamwe abantu. Rubanza jyewe nsaba nuko nawe yaraswa ku mugaragaro. Abari aho bose mu gahinda kenshi nk'uko mubyiyumviye bagiye basaba ko uyu mugabo yazanwa akaraswa cyangwa se agatabwa mu byobo yiyubakiye bakamufungiramo akiberamo, kuko ngo watinyutse kwica mama we akamwica urupfu rw'agashinyaguro nka ruriya twumvise ntiyatinya no kwica abandi badafitanye isano. Icyo twamusabira nawe nuko yapfa. Nanjye ngira uko nabibariza, ese murumva koko ibyo abaturage bari gusaba by'uko uyu mugabo yazana akicwa cyane cyane arashwe muri kumva kuko namwe abikwiye? Njye nitwa Olivier, Imana ibarinde.